Yes, nkuko mubibona kuri kamera za Buganza TV, dusanzwe tugirana ibihe byiza, dusanzwe tuganira ndetse dusanzwe tubereka byinshi bigiye bitandukanye ndetse tugahumuriza imitima ibabaye ndetse tukagaburira abafite inyota ku bijyanye n'ubumenyi bugiye butandukanye. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu, ni umutumirwa ntago ari ubwa mbere mubonye ndetse ni umutumirwa akaba umukozi w'Imana ndetse akaba n'umukinnyi wa filimi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko igira iti ese filimi no kuba umukozi w'Imana bihurira he, bitandukanyiriza he? Ese nkuko muri kumubona bamwita Mukomeza Maurice, nkuko musanzwe mumuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye. Turibaza ese filimi ndetse no kuba umuvugabutumwa bihurira he? Ese ntago waba ugiye kugwa? Ese benshi baribaza ese ubu pasiteri ntago agiye kugusha itorero? Ese ntago ivugabutumwa rigiye guhagarara? Ibi byose rero benshi bashobora kubyibaza, bashobora kuvuga ati ni gute pasiteri yakinnye filimi byana bimukoraho, yakinnye filimi abantu ibintu bimeze gutya? Ibi ni ishyano, ni ibintu bitandukanye. Nyakubahwa pasiteri cyangwa se Mukomeza Maurice, ibyo bintu ubihuza ute? Murakoze cyane, ndabashuje abakurikiranye Buganza TV. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba nongeye guhura namwe muri ibi bihe byiza, mu bihe bisa nk'ibi, kandi nshimiye n'abanyamakuru ba Buganza TV baduhaye umwanya kuri Buganza TV kugira ngo tubashe kuganira mu munsi mwiza, mu munsi nk'uyu. Ni umunsi w'ibyishimo kandi w'umunezero. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikibazo mbajije kiroroshye kandi kirakomeye. Yes. Nawe imagine turabakristo, hari ibikorwa byinshi agiye gukora, wasengeye abarwayi barakira, wasengeye abafite amadayimoni akavuga, hari abantu wasengeye bari mu kagare barahaguruka baragenda. Ese ibintu yawe ntabwo ushobora kuba ugiye umuhamagaro ugiye guhagarara, ntabwo ushobora kuba ugiye nyine. Urabona iyo ugiye gusenga no gukina filimi, uriya abantu bagiye muri filimi bakaba bagiye kubirara, bagiye kuba nyine muri sosiyete nyarwanda babakamira mu kitoze, kabivuge gutyo. Yes. Wowe ni gute wafashe umwanzuro ukavuga ati gukina filimi? Ubundi cya mbere, ijambo ry'Imana uko rivuga, haranditswe ngo ntukibe, ntugasambane, ntukabeshyere abandi, n'ibindi byose muzi, ntukifuze, ntugatware kandi umugore wundi, ibintu nk'ibyo muzi mwese, amategeko 10 y'Imana n'ayandi yiyongereyeho hashamikiyeho menshi murayazi. Kimwe mu bintu nirinda rero ni ugukora kimwe muri ibyo byaha, no gukina filime ngaragaza ibintu biriho n'uburyo twabyirinda n'uburyo twabivamo. Ibyo bibi byose kuri jyewe numva ntagize icyo nangiza. Icya kabiri, ushobora gutekereza ngo kuba abantu bashobora kugushwa nuko nakinnye filime itarimo urukozasoni, itarimo kwiyandarika, itarimo kwambara ubusa, itarimo, kuri jye ntacyo bitwaye. Wenda abantu bo bitewe n'uko babyumva, kuba umuntu adakunze ikintu ntibivuze yuko uko nawe acyanga. Rero mfite uko ntekereza, mfite uko numva. Muri gihe harimo ishyaka ryo gutanga mesaje nziza zishobora kwigisha abantu cyangwa guhindura abantu kurushaho kuba beza. Icya kabiri, abantu bagushwa nuko nakinnye filime ntizikwiye kubagusha, ahubwo buriya mba mbona bakwiye kugushwa nuko umukozi w'Imana wenda yagize ikibazo cy'uko bamusanze mu byaha runaka, ariko kuba yakinnye filime zubaka, kandi usibye no kubaka tuziboneramo ubuzima bugaragara cyangwa bufatika bushobora gutunga n'umuntu. Kandi izo ni impano zanjye mfite zishobora kumfasha zigafasha na sosiyete nyarwanda. Murakoze cyane. Hari ikintu wenda dushobora kugarukaho ukavuga ese abantu benshi hari abatabibona, hari umuntu uvuga ati ibi ni inama birakoze neza,
cyangwa se yava none bagukoze ku itama, bagukoze mu gituza, wenda ufite umugore kandi umugore si uwisezerano, si uwo mwashakanye. Umugore wankoze mu gituza dukina filime ntabwo ari mu gituza ngo yamfunguye ishati, ngo yayikuyeho, ngo yanyambitse ubusa. Kuba yankoraho gutya, kunkoraho gutya gusa, ibyo bintu kuri njye ntacyo bitwaye, ariko wenda bifite umuntu bigize icyo bitwaye. Kuba umugore wanjye adafite ikibazo rero cy'umuntu wankozeho, nanjye nkaba ntafite ikibazo cy'umuntu wankozeho, iyo nsenze nkumva Imana nta kibazo ifite cy'umuntu wankozeho, bitewe na message natangaga, numva nta n'undi muntu ukwiriye kugira ikibazo cy'umuntu wankozeho. Niko mbyumva kandi ni nako biri, kuko ntabwo umuntu ashobora kugenda uko umuntu ashaka, ntabwo ushobora kunezeza abantu bose. Uko ngenda uku filime ndi gukina, hari abantu ziri kubaka, hari nabo ziri gufasha bitewe n'imitekerereze yabo, hari nabo bibangamiye nanone bitewe n'ukuntu batekereza. Ntabwo ushobora kunezeza abantu bose ijana ku ijana, ukora ibikwiriye ahubwo bidafite aho bibangamiye Imana ndetse n'umuryango wawe. Ibintu bishobora kubangamira umugore wanjye n'abana banjye bikabangamira n'Imana, ibyo bintu sinabikora. Ariko ibintu bidafite icyo bitwaye umugore wanjye n'abana banjye, bidafite n'icyo bitwaye Imana, ibyo bintu nabikora nezerewe. Naho abantu igihumbi ndetse no kurenga bashobora kundeka bakamva bakanyanga, Imana iri mu ruhande rwanjye, umuryango wanjye uri mu ruhande rwanjye, ntacyo biba bintwaye. Yes. Hanyuma ku kijyanye n'ivugabutumwa, ryo rirakomeje cyangwa ririmo riragenda rikendera cyari hagarara? Muri jye ivugabutumwa rirakomeje. Muri jyewe ndani ivugabutumwa birakomeje. Ngira ngo abantu tubana mu buzima bwa buri munsi, nabo bo dukinana ayo mafilme, benshi bamaze guhinduka ubuhamya, ngira ngo ugenda ubwumva kandi ugenda ububona. Benshi bari gufata ibyemezo, badukinana bashaka kubaka ingo, benshi bari gufata ibyemezo bumva bashaka kubatizwa. Wenda ninjiye muri sosiyete yo gukina filme, ubona banyikanga bitewe nuko wenda bari bazi ko ngiye kubabangamira ubuzima babayeho bwo gukina filme, imyitwarire babayeho gukina filme. Ariko naje ntabereka ko mbabangamiye, nza nk'usa nk'udashaka kubabuza mudu barimo, ahubwo birangira bashatse bumva cyangwa bakwiriye kuva wenda muri mudu itari nziza bakaza muri mudu nziza, kuko naberetse yuko atari ibicibwa, atari abantu batawe, ari abantu bashobora kuba bakitabwaho bakamererwa neza. Rwose birimo birafasha sosiyete ngewe mbayemo uyu munsi. Kandi Yesu we hari ikintu yavuze, ngo yasize intama 99 ajya gushaka imwe. Birashoboka yuko abantu bo banyeneye kumbona hafi yabo mbabwiriza ubutumwa bwiza, kandi bamaze kubwirizwa, ahubwo nkwiriye kujya hanze kubwiriza batarabwirizwa. Ndumva ariyo mission y'umuvuga ubutumwa wese, y'umupasiteri wese, ya apotre, kujya gushaka hanze. Igihe kimwe Yesu yigeze kujya ahantu ari kumwe n'abigishwa be, noneho arangije asangira, reka mbivuge mu kinyarwanda cy'uyu munsi, wenda abo nakita nk'abajura, nk'abanywatabi, abo yakita nk'abagome bose. Yesu akaraba intoki, yemera gusangira nabo. Noneho abo nakita aba contre succès, abafarisayo babira ku ruhande, begera abigishwa barababwira ngo dorere nimureba, ase uyu mwigisha wanyu usangira n'abajura, usangira n'abarozi bose, usangira n'abambuzi bose, ariko se ubundi mukurikiye mu ntoki. Yesu arangije arabegera arababwira ati oya, si uko bimeze. Ntabwo muganga ari ukeneye abarwayi bakeneye muganga. Ikindi, ntabwo naje gushaka abakiranuka, abantu bakora ibitunganye, ahubwo naje gushaka abantu badatungana, bakiranirwa.
abo rero nibo negera kugira ngo ahari nisanishe nabo, nganire nabo, ngo nabo bayoboke inzira yo gukiranuka. Uyu munsi ndahamya ko abantu benshi, abapasiteri benshi batarabatiza kuva insengero zafungwa, ngo ntabwo babonye uburyo ni ubuhe. Uzi ko ushobora guhagarara ku kabari ukaganiriza umuntu utari uzi ko wahagarara akahava yakira umwami Yesu? Nose ni kangaho uzabona abantu bicuruza ku muhanda, tubivuge gutyo, abantu banywa itabi kuri rwa rwego ruhambaye, abantu bakora ibyaha byose, ni kangahe bazizana mu rusengero? Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nimujye mu misozi mubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe batajya mu muriro. Tujya hanze kubashakayo, ntabwo twicara hamwe ngo badusange aho turi. Uyu munsi insengero ziturana n'utubari n'abantu b'indaya, ugasanga bakomeje wa murimo w'uburayi kandi aribo bagakwiye kuba babwirwaho hatarimo akabazo. Ikibazo nyine abantu ntibagisanga abantu ngo babegere, ahubwo iyo babonye barabaca bakabacyaha. Ntabwo ari uko bikwiriye rero. Umukozi w'Imana mwiza, apotre mwiza, pasiteri mwiza, umuvugabutumwa mwiza, umuhanuzi mwiza akwiye kugirana ubumwe n'indaya. Noneho barantera amabuye. Akwiriye kuba inshuti y'abasinzi, akwiriye kuba inshuti y'abajura, akwiriye kuba inshuti y'abantu bari muri sosiyete hanze aha bitwa batinganya. Noneho bati karabaye. Nabo bantu dukwiriye kuba inshuti cyane kugira ngo nabo tubegere, yego, batabona ko batawe, batabona ko baciwe, bakagenda bakarorongotana, bakarushaho gusayisha, bakaba babi. Abo ngabo nibo dukeneye. Abapotre benshi bahoze ari abajura, abahanuzi benshi bahoze baraguza, ariko babonye ababegera bibatera guhinduka. Uyu munsi umuntu ashobora kukubonana n'umuntu azi wicuruza ku muhanda, mwajya muhura agacyaha ngo mu izina rya Yesu ko pasiteri namubonanye n'indaya. Misiyo y'abakozi b'Imana rero ni ukwegera bene abo bantu utitaye ku cyo abantu babivugaho. Icyo abantu batuvugaho nicyo gituma duta umwimerere w'ubutumwa bwiza, tukajya gutegerereza abantu mu rusengero ngo bazizane badusange twambaye amakositimu ngo tubategereje. Ntabwo bazizana. Nshuti zanjye, n'undi wese unkurikiranye uyu munsi ngewe ubwanjye uri kuvuga ngo ndimo ndakina filime, mfite abantu uyu munsi namanukana nkajya kubatiza, ariko wowe ubategerereje ngo urusengero rukingutse, ntabwo ufite umuntu wigeze wihana kuva bakinga insengero. Uyu munsi nubwo aba bantu bahari nshobora kujya kubatiza, ariko wenda kuri wowe urumva utarimo kunyumva. Wowe nabwirije kera, kandi nawe wibukeho nakubwirije uri, ntabwo wari mwiza. Kuki utifuza ko nasanga undi wari umeze nkawe uko wari umeze kera, kugira ngo nawe aze abe ku rwego uriho? Ahubwo je nawe nkuriye gucaha, n'undi agacaha, n'undi agacaha, tukajya gushaka ba bandi za ntama zazimiye. Hari umuntu umwe yakundanye n'undi, ni umuntu waduhaye ku gatekereje, yaje kuduhugura, aratubwira ati njye nari mfite umushuti, cyangwa ba bandi bakundanaga rwa rukundo bita muri scolaire, afite umusore w'inshuti ye. Noneho igihe yari afite umusore w'inshuti ye, baza kuganira, baraganira, ubuzima buza guhinduka, nyine baratandukana. Bongeye guhura, uwo musore yarabaye umutinganyi. Noneho mu kuba umutinganyi, byaramenyekanye ahantu hose ko ari umutinganyi, n'uwo mushuti we arabimenya, ariko we abimenya gisenga. Arangije ntiyagira ikintu abikoraho. Uwabaye umutinganyi aza guhura na wa mushuti we wakundanaga bakiga high school. Aramubwira ati ubu njye nararangiye, umbabarire, simfite ibintu navugira imbere yawe,
amakuru yanjye warayumvise, nabaye mubi, nabaye umutinganyi, umbabarire rwose, nta kundi byagenda, ubu njye niwo murongo ngenderamo. Pita uzi ko byagenze? Uwo mushuti we yaramubwira ati rega, bibaho mu buzima, turwana n'isi n'umubiri ndetse na Satani, birashoboka yuko ariko wisanze. Hati se ubu unyanze ku rwego rungana iki? Uwo wabaye umutinganyi abaza umushuti we. Undi aramubwira ati jyewe ntabwo nkwanga, ndanagukunda cyane, urwo nagukundaga kera, ubu ndushijeho kugukunda ubwo uri umutinganyi uyu munsi. Arangije aramubaza ati bishoboka bite ko waba utandyarya? Aramubwira ati kera nagukundaga bisanzwe, biri aho ngaho nk'inshuti, ariko uyu munsi urukundo ngukunda n'urwatuma ushobora kuva muri izo ngeso mbi urimo, ukazivamo, ukagaruka, ugahinduka umuntu usanzwe muzima muri sosiyete, ukora ibintu bitunganye. Arangije aramubwira ati ubu mama yamvuyeho, yarandetse, abavandimwe banjye barantaye, imiryango yaranciye, abo twiganye baranyanze, none ni wowe unkunze. Arangije aramubwira ati na Yesu yapfiriye abanyabyaha, ntabwo yapfiriye abantu bakiranuka. Byaje kurangira uwo muntu ahindutse, ava mu butinganyi ahinduka muzima. Uyu munsi yagarutse mu murongo, ubu ngubu ni umuvugabutumwa, kubera ko yabonye ko hari umuntu basi umwereka urukundo, ukimukunda. Uyu munsi hari umuntu uri mu buzima bwo kwicuruza ku muhanda, nimbivuga gutyo ntimunyumve nabi, akeneye ko hari umuntu wamwereka yuko nawe ari umuntu. Akeneye ko hari umuntu wamwereka yuko nubwo abantu bamwanze, ariko Imana itamwanze, yayigarukira bigakunda kandi Imana ikamwakira neza. Akeneye ko hari umuntu umwereka yuko niba inshuti zaragiye, abavandimwe, imiryango, abo babanye, abo bakuranye, ariko Imana ikimufitiye imbabazi. Anga ubutinganyi, ariko ukunda umutinganyi, bizamukiza ubutinganyi. Yanga icyaha, anga abantu basambana, anga ubusambanyi, ariko abasambana ubange, bizabakiza ubusambanyi. Ubakunde, ubiyegereze, tangira ubereka yuko hari umubiri, nta bikomeye, nta bikaze, nabo batangire bakwiyumvemo, uzabakiza urupfu rukomeye. Dusoza rero, ni iki wakibwirira uwumva yuko ibijyanye n'imirimo y'itorero, kuvuga ijambo ryiza, ariko ukomeza ukibera mu rusengero, ukibera ahandi h'urusengero, ukibera mu batunganye, ukanga kujya gushakisha imirimo yo hanze, uhure n'abantu hanze? Ese ba bandi bo bari gukora indi mirimo itandukanye n'iyo mu rusengero, bo ntabwo bahura n'abandi bari muri sosiyete kandi badasenga, batanakunda, batanavuga iby'Imana? Ese niba hari abantu bari mu rusengero bakora umurimo w'Imana mu rusengero, bivuze yuko udakwiye kujya gushakisha ibitunga noneho umurimo? Ni iki, ni ubuhe butumwa wabaha dusoza kugira ngo tujye mu zindi gahunda z'ibiganiro za Buganza hakiri kare? Ikintu cya mbere, message mbashije gutanga bwa mbere, ijambo ry'Imana riravuga mu Gutegeka kwa 2:28 nko ku murongo wa 12, haravuga ngo Imana izahwa umugisha imirimo y'amaboko. Ntabwo ushobora kwicara udakora uzatera imbere. Kandi mu buzima tubayemo, n'ubuzima dukwiriye gutunga imiryango yambaye, yariye, yanyweye, bize, bivuje, bameze neza. Hari ukuntu kera twakijijwe, ugera ku gipangu cy'umuntu, Peter, ushobora kuza guseka, twagera ku gipangu cy'umuntu maze ukakizenguruka, cyiza rwose, kimeze neza, ugasanga barokore ngo baravuga ngo Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzagera hose hazaba ari ahacu. Ukazenguruka igipangu cy'abandi ngo ni icyawe, ngo niko Imana yavuze, ngo mu izina rya Yesu ngo musohoyemo, ngo ndamwirukanye, ngo ntakizwa, ntakiranuka, ngo ndamusohora muri iki gipangu, iki gipangu ndagifashe, iki gipangu ndacyaje. Wakira igipangu cyandi? Wabonye umuntu ubona igipangu atakoze?
wabonye umuntu wambara atakoze ngiri duka ugasanga umuntu arahagaze. Hari abarokore benshi baza guhagara mu maduka yanyu bakabaza ibiciro batari kugura, ngo Imana yarababwiye ngo bazatunga amaduka akomeye. Yagera ku iduka rikomeye agatangira agasenga mu mutima ngo aha ndahafashe, wavuze ko hamaye ngo tuzagera hose. Nudakora bazagushingura utagira niyuba, nudakora bazagushingura wicwe n'inzara abandi bari kurya, nudakora uzabura ubuzima, ntuzagira urubyaro rwiga, nta na kimwe uzageraho. Mukure mu amaboko mu mufuka mukore. Aba n'abakristo mbwira, abavuga butumwa, abakozi b'Imana, abapasteri, abahanuzi, ndabaha iyi message. Yego nirengagije ko hari abantu Imana ihagarikira igashyiraho umupaka ikababwira ngo mube munkoreye nzabatunga. Aba bantu barahari, mukorane umwete, Imana izababeshaho. Ubwo buzima nabuciyemo. Ariko niba Imana iciye inzira ikavuga ngo kora nzaguha umugisha nkurikije imirimo y'amaboko yawe, reka gutegereza indamu mu butumwa wavuze uzatukisha izina ry'Imana. Mumfashe dusome iri jambo maze inkomeze ntanga inama. Imigani 15:27 haravuga ngo urarikira indamu ateza urugo rwe imidugararo, ariko uwanga impongano azarama. Urarikira indamu ateza imidugararo urugo rwe. Uyu munsi ntarimo gukora, hari ubuzima nanyuzemo uyu munsi, ibyo bibazo biracyankurikirana. Hari igihe namaze ntakora, ariko zari kondisiyo z'Imana aho ngaho. Nisegure ku muntu wese naba narafatiye ideni simwishyuri. Uyu munsi Imana yanciriye inzira, ndimo ndakora, nzamwishyura rwose. Umuntu abereye mu nzu simwishyure, mwiseguyeho. Ndimo ndakora uyu munsi, Imana yanciriye inzira, nabisabye Imana iranyemerera mu nyuma y'imyaka 12 imbwira gukora, imbwira gusenga no gusengera abantu, ikengiza mu mugisha ko nazicwa n'inzara. Nakomeje gusenga nsaba Imana ngo impe uburyo nanjye nkore ntunga umuryango. Ubu yarabinyemereye rwose, mbaye mbihanganishije, narabishyuye bamwe, abandi namwe nzabageraho, mwihangane, ntago yari nje. Uyu munsi rero umuntu Imana itahaye amahirwe yo gukora, yere gutegereza indamu mu bantu asengera, mu bantu basengana, oya, nashakishe uburyo yakora yibesheho, abesheho n'umuryango. Iri jambo twarisomye, utegereza indamu azateza urugo imidugararo. Uyu munsi baje guteza televiziyo abana barebaga, bakaza guteza intebe mwicaragamo, bakaza kukwishyuza n'ibirego byinshi mu buyobozi, ubuteje imidugararo mu rugo rwawe. Ntago wabwira Imana ngo ntabara ndengera, aho ngaho nta murengezi ufite, nta n'umuvugizi. Imana iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Mwere gutegereza indamu mu bantu mubana nabo, musengera mu buzima bwa buri munsi. Imana izabagirira neza nimukora. Ikindi, ijambo ry'Imana hari ukuntu ritubwira. Paulo yaranditse, aravuga ngo nimukabera abayuda ikigusha cyangwa abagiriki cyangwa itorero ry'Imana. Abakorinto ba mbere ibice 10:32. Nimukabera abayuda ikigusha. Ubwo buzima nabunyuzemo. Uzi kumara gusengera umuntu, ubuhamya murabufite, je pense, ndatekereza ko mu buhare. Nasengeye abantu barwaye indwara zikomeye barakira. Nasengeye abantu bamaze imyaka 15 urubyaro batabyara cyangwa batarabona urubyaro, Imana ibaha urubyaro. Nasengeye abantu bamerewe nabi mu buryo bukomeye, batewe na dayimoni mu buryo bukomeye, bagakira sur place, ako kanya bagakira. Narangiza nkataha nkajya kuburara kubera gutinya iki, kumubwira ngo noneho rero ndagusengera abadayimoni bakuvuyemo, ariko ngiye kuburara. Reba kuntu wamama 1000, kuntu wamama 5, kuntu wamama 2. Naremeye ndaburara, mburaza umugore n'abana. Mu rwego rwo gutinya kuba ikigusha, hari ukuntu umuntu asengera umuntu, yega akabona hari ibyo Imana ikoze, yarangiza akamubwira ngo mpaho ngaho 1000. Icubuzanye ikigusha bishobora gutuma umuntu adasenga, akabona ko nta kintu Imana ishoboye, akabona ko nta kintu Imana ikora, akabona ko nta bushobozi Imana ifite. Niba Imana iguhaye uburyo bwo gukora,
genda ukore, were kubera abantu ikigusha, were kubera itorero ry'Imana ikigusha, were kubera abakristo ikigusha, were kubera umurimo w'Imana ikigusha. Aho naba narabibereye umuntu wese muze kunyibutsa, ndahari ngo mbishyure. Murakoze cyane. Ikindi gato nshaka kubabwira nanone, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5, urwandiko rwa mbere, haravuga ngo mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha kurinda itorero ry'Imana? Reka nsubize abantu muri iyi minsi barimo barambaza ibibazo byinshi, niko babyumva pe, ntago nabarenganya. Barimo baratubwira ati ko wadusengeye tukabona ineza y'Imana, ko watwigishije tukabohoka, ko waganiriye natwe ukatugira inama, wifashishije ibyanditswe byera tukubaka ingo zacu zigakomera, none tukabona ibyo uri kutwereka ukina filime bihabanye n'ibyo watwigishije. Nshuti zanjye, uyu munsi Imana yari impaye kondisiyo, icyo gihe yari impaye kondisiyo z'uko ngomba kubwiriza ubutumwa gusa, nari ntunzwe n'Imana. Ikindi, nta muntu wigeze muri iyo myaka irenga 10 wampaye igishoro runaka ngo njye gushora nkomeze mbwiriza ubutumwa bwiza, wenda igishoro nkaba naragihombeje. Mu bantu bose nasengeye, umuntu yaragendaga bamuciye miliyoni nyinshi atazibona ngo yivuze, akaza ngo musengere. Nagiraga umugisha, Imana ikankoresha agakira. Ni ukuri mwa nshuti zanjye, nta muntu wampaye igishoro ngo nyihombye. Uyu munsi rero Imana yampaye uburyo bwo gukora, ndimo ndakora ngo nubake umuryango wanjye, munyihanganire. Timoteyo yaranditse yaravuga ngo udashoboye kuyobora urugo rwe ngarutunganya ruhaze ntashobora kurinda itorero ry'Imana. Uyu munsi nkubwirije nkakwigisha nkakuba hafi, ukazajya mu ijuru, nkasiga umugore wanjye n'abana banjye kubera intimba n'umubabaro nabateye w'inzara, wo kutiga, barwaye imvunja, babuze imyambaro, babuze aho kuba, byabazaba bimaze iki? Iryo juru ndikweretse sinzarijyemo, byaba bimariye iki? Mumfashe munyumve neza. Buretse yuko no kutanyumva ntabwo biri bunsubize inyuma. Uyu munsi ndimo ndashaka uburyo nge nawe twabaho mu buryo bwombi, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Mwe murashaka kubaho mbafashe mu buryo bw'umwuka, mwifashe mu buryo bw'umubiri, mubeho mu buryo bwombi, ariko ngewe mbeho mu buryo bumwe gusa bw'umwuka. Ntabwo bishoboka, ntabwo byabaho. Ahubwo mumfashe gushimira Imana kimpaye uburyo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ngira ngo hari benshi bashobora kuba bashubijwe n'iki kiganiro, hari benshi bashobora kuba bumvishe ko kuguma mu rugo cyangwa kuguma mu butayu, mu buvumo usenga ukirengagiza kujya gukora, bishobora kuba byacumuza wowe ndetse bikanagira iki, bikanacumuza rubanda muri rusange. Munyemerere rero ducumbikire ahangaha, nakagaruka. Ubaye uri mushyashya kuri uno muyoboro wacu wa Buganza TV, wakora subscribe ndetse ukajya usharinga ibi biganiro kugira ngo bibashe kuba byahaza imitima ya benshi ndetse bibe byagira benshi bivana mu bujiji. Mu gihugu cyacu dufite umugambi umwe, ni ugukora ndetse tukagira u Rwanda rwiza kuruta uko twarusanze. Ciao ciao, njyewe nari ipi wanyu ku buhanga bwa kamera, twari turi kumwe n'umuntu bita Biri, niwe ubo uri kubagezaho aya mashusho. Thank you so much. Tubabwira ngo ciao ciao, nakagaruka.